kugendana n'Imana ni ubuzima, kugendana n'Imana ni imibereho, kugendana n'Imana ni amahirwe akomeye, kugendana n'Imana ni ubuntu budasanzwe. Uranesha, uratsinda, ugera kuri byinshi, ugera kure. Abantu bamenya ko mubana n'Imana, ubuntu bw'Imana bukubaho, ineza y'Imana ikubaho, kugirirwa neza n'Imana bikubaho, umucyo w'Imana ukubaho, nk'uko tubisanga mu gitabo cyo Kuva ibice 33 umurongo wa 16. Uwiteka yemera kwingingwa na Mose ngo bagendane kugira ngo bazatandukanywe n'andi mahanga. Uwiteka aramwemerera, baragendana. Kugendana n'Imana bizana umucyo, kugendana n'Imana bizana ubutwari, kugendana n'Imana bizana ubutsinzi. Kugendana n'Imana ni byose muri byose mu buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ibagirire neza, mugendane n'Imana ubuzima bwanyu bwa buri munsi. Imana ibagirire neza.